Shalom, tubahaye ikaze ku isengesho ribohora official. Mwebwe bageze hano ku isengesho ribohora official bakoze subscribe, ubwo bakoze cyangwa se sabone, abadukurikira kuri uyu muyoboro muhabwa umugisha n'Imana mu izina rya Yesu. Imana iteye iteka kugira ngo tugaruke kuganira namwe ijambo ry'Imana, tugaruke guhishura ibihishwe byahishwe ubwenge bw'abana b'abantu. Ugira umugisha rero kuba urimo uratwumva. Yesu yigeze kubwira abigishwa be ngo mwe murahirwa mwebwe mwumva ibi, kuko benshi bashatse kumva ibyo mwumva ariko ntibagira ayo mahirwe. Nawe rero urahirwa wowe urimo uratumva hano ku isengesho ribohora official. Ntugize kugenda rero ari ubwa mbere uhageze udakanze subscribe, nyuma yo gufashwa, nyuma yo kumva hari ikintu wungutse, kuko hano ni ahantu ugomba kungukira amahishurirwa, ugomba kuhamenyera ubwiru bwibera mu isi y'umwuka, ukamenya ubwiru bw'ibibaho, ubwiru bw'ibiba ku bantu n'ibiba mu isi muri rusange, ndetse n'ibiba mu buzima bwawe. Nyuma yo kumenya ibihishwe biba ku buzima bwawe no ku mibereho yawe, ukamenya uko witwara n'uko wifata, waba wizera Imana, waba usenga Imana, ukamenya uburyo ugomba gusenga. Ko ntabwo gusenga ari ugupfa gusenga. Yesu yabwiye uriya Musamariya ngo mwebwe musenga icyo mutazi. Ntabwo dupfa gusenga dusengera ibyo tutazi, dusengera ibyo tuzi, tugasenga Imana tuzi. Habwa umugisha n'Imana. Rero reka mfate umwanya wo gusenga, hanyuma turarike umwuka wera twinjire mu ijambo ry'umunsi. Imana, tuguhaye amashimwe ko udubashishije uyu munsi wa none kugira ngo tuboneke hano ku isengesho ribohora official, tuganira n'abantu bawe, abo watoranyirije kugira ngo baze kutumva. Mu izina rya Yesu Kristo, ohereza umwuka wera anyambare, yongere gufata ururimi rwanjye n'akanwa kanjye n'ijwi ryanjye. Ntaba ari njye uvuga iby'ubwiru bwawe, ahubwo umwuka wera avugire muri njye. Ndetse nsengeye abanteze amatwi bose kugira ngo nabo ubwabo ntaba ari bo mwami bo ubwabo, kuko ntibabasha kumva ibyo ndi kuvuga, ntibabasha kumva iby'umwuka, kuko iby'umwuka byumvwa n'abanyamwuka. Ndasenze rero kugira ngo buri wese uje hano ku isengesho ribohora official umutize amatwi yo kumva no gusobanukirwa icyo tuvuga, mu izina rya Yesu Kristo, kandi abashe gufashwa n'ijambo ryawe. Urakoze kuri Imana, mva gusenga ni mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen, amen. Tongeye kuguha ikaze rero kugira ngo utege amatwi wumve icyo umwuka avugana n'ubugingo bwawe, kuko Imana ishaka kugukiza. Hari ahantu ishaka kuvana, hari ahantu ishaka kugeza. Mu isi abana b'abantu bahura n'ibintu bitandukanye, bagaca mu bihe binyuranye, ariko ibyo bacamo bamwe ntibamenye inkomoko yabyo, ntibamenye imva n'imvano yabyo. Ariko Imana yo iba ishaka ko abana b'abantu bamenya aho bari kuva n'aho bari kugana, ibyo bari gucamo n'ibyo banyuramo, aho biri guturuka n'aho biri kuva, kugira ngo bamenye uko bahagarara badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Ijambo riravuga ngo nuko mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Satani ariganya abantu, akariganya ubuzima bwabo, akabariganya imibereho yabo, akabariganya uburenganzira Imana yabahaye bwose, akabubavutsa. Abantu bakagira ngo ni Imana iri kugirira nabi abantu, ariko Imana ntigira nabi, Imana igira neza. Ahubwo umunsi Satani yajugunywe mu isi, marayika yaravuze ngo wasiwe nawe wa nyanja we, ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye afite umujinya mwinshi, kuko azi yuko igihe asigaranye ari igihe gito. Icyo gihe gito Satani afite rero azi yuko asigaranye cyo gucirwaho iteka kwe, aragikoresha yonona abantu mu buryo bw'umwuka,
yonona abantu mu buryo bw'umwuka, ariko abantu ntibamenye ko ibyo bari guhura nabyo mu buryo bw'umubiri biri gusunikwa n'umwanzi biciye mu mwuka. Umwanzi akora mu mwuka. Umunsi yajugunywe mu isi amaze gutsindwa mu ijuru, intambara yahise ayihindura ayerekeza ku muntu, ndetse ayerekeza no kurwanya umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu. Rero muri uko kwerekeza intambara ku mwana w'umuntu, ariko agamije kugira ngo ace intege umuntu amutandukanye n'Imana, agira uburyo bwinshi butandukanye bwo kugira ngo yonone wa mwana w'umuntu, ababazi wa mwana w'umuntu. Muri ubwo buryo rero, nk'uko tubibona aho duheruka kuvuga, twagaragaje ukuntu abantu basangira n'abadayimoni, abantu bagasangira n'imyuka mibi, imyuka mibi yifashishije ibyo kurya. Aha rero tugiye kongera kugira icyo duhishura ku bijyanye n'ibyo kurya, kugira ngo umwana w'umuntu wa mbere agwe, atandukane n'Imana, ave mu mwanya Imana yari yamugeneye, akurwe muri Edeni, akurwe mu buzima bw'amahoro, akurwe mu buzima bw'umutekano, ubuzima bwagombaga gutuma azabaho nta gupfa. Satani yifashishije ibyo kurya, yategeye umwana w'umuntu ku byo kurya. Rero Satani wategeye umwana w'umuntu ku byo kurya muri kiriya gihe cya mbere, igihe hari abantu babiri ku isi, umugabo n'umugore, akabategera ku byo kurya bagiye gushyira mu nda yabo, akaba ari byo yuririraho kugira ngo abanyage, abirukanishe, abavane mu ngobyi ya Edeni, bacibwe mu ngobyi ya Edeni, bacibwe mu ngobyi yari irimo amahoro, yari irimo buri kimwe cyose, ahantu batagombaga kuzongera guhangayikira ibibazo bya hano mu isi, bagombaga kubaho bafite buri kimwe cyose. Satani yifashishije ibiryo. Uko rero Satani yifashishije ibyo kurya icyo gihe, n'aka kanya niko Satani yifashisha ibyo kurya, akavanaho abantu, akabakuraho ubwiza bw'Imana, abantu akabatandukanya n'Imana mu buryo bw'umwuka, akabasunikira imyuka itandukanye ikabinjiramo. Ya myuka yamara kwinjira mu muntu yifashishije ibyo kurya, none ugasanga umuntu afite ubute, afite ubunebwe, yakamutsemo ubushake bwo gukunda Imana, yakamutsemo ubushake bwo gusenga, yakamutsemo ubushake bwo gusoma ijambo ry'Imana no kumva ijambo ry'Imana, biciye mu kurya. Kurya ni ikintu gikomeye cyane. Kurya, ushobora kurya ukubona turya tukubaka imibiri yacu, niko ushobora kurya ukica ubuzima bwawe, niko ushobora kurya ukica ahazaza hawe. Rero hari ukurya ko kurya mu mwuka abantu bajya barya ari Satani ubagaburiye, biciye mu nzozi. Mu nzozi abantu bakarya inyama, bakarya imiceri, bakarya ubugari, bakarya amasombe, bakarya amagufwa, ukabona urimo uraguguna igufwa, urimo urarya igufwa, urimo urarya inyama mu nzozi zawe usinziriye, ukabona urimo urarya inyama, urimo urarya isombe mu nzozi zawe, ukabona urimo urarya igitoki kirimo ubunyobwa mu nzozi zawe, ukabona urimo urarya ibijumba mu nzozi zawe, ukabona urimo uranywa ikigage, urimo uranywa byeri, urimo uranywa ubushera, urimo uranywa igikoma, urimo uranywa fanta, urimo uranywa kanyanga, uranywa mitsingi mu nzozi zawe, ukabona urimo urarya uranywa mu nzozi, ukabona urimo uranywa amata, ukibwira ngo ni byiza, kumbe si amata. Satani yifashisha, nk'uko Satani yifashisha ibyo kurya kugira ngo atandukanye, avane umuntu mu bwiza bw'Imana yari yamugeneye, avane umuntu mu mwanya mwiza, muri ofisi nziza Imana yari yafashe Adamu na Eva ibashyira muri ofisi idasanzwe,
noneho satani atekinika uburyo bwo kugira ngo aze kubakura muri iyo ofisi ariyo ngobyi, yifashisha ibyo kurya. Reka dusome ijambo ry'Imana mbere yuko nkomeza mpishure, hanyuma ufunguke. Uraza kubona ko utazajya ukina n'ibintu byitwa kurya. Ibyo kurya ni ibintu byo kwitondera rwose, ukabyirya ari uko wabanje gusenga, wabanje guhamagara Imana, wabanje gusengera ibyo byo ugiye kwinjiza mu mubiri wawe. Niba habayeho kurya mu nzozi nanone kandi utunguwe kurya mu nzozi, ndaza kuvuga icyo wakora igihe wisanze umaze kurya mu nzozi ukagaburirwa mu nzozi. Reka dusome Itangiriro igice cya gatatu. Itangiriro igice cyaho cya gatatu turahera ku murongo wa 5. Itangiriro igice cya gatatu turahera ku murongo wa 5. Reka duhere ku wa 4 nibyo byiza. Ngo iyo nzoka ibwira umugore iti, ariko reka duhere ku murongo wa 1. Ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ni ukuri? Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, nizo yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza, kandi ko ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Urumva icyo Satani yakoze? Yegereye aba bantu, abasanze mu ngobyi ya Edeni. Ingobyi ya Edeni irimo ibyo kurya by'ubwoko bwose, irimo imbuto z'ubwoko bwose, ariko hakaba ikindi giti cyabujanyijwe cy'imbuto, cyari gifite imbuto. Imana iravuga ati, yari yarabwiye umugabo n'umugore we ati, umunsi muzakiryaho no gupfa muzapfa. Noneho rero sasa, kugira ngo Satani ariganye aba bantu, abakure muri Edeni, abirukanishe, abakure mu mugisha w'Imana, abakure mu bwiza bw'Imana, mu kubaho kw'Imana, abakure mu ngobyi y'Imana, abategeye ku byo kurya. Atangira amubwira ngo Imana yababwiye yuko mutagomba kurya ku mbuto z'igiti cyose kiri hano. Undi atajwe da, twemerewe kurya ku mbuto zose zubona z'ibi biti biri aha. Ati keretse igiti kimwe gusa kiri hagati y'ibindi biti, icyo nicyo twabujijwe n'Imana, itubwira yuko nitukiryaho no gupfa tuzapfa. Satani ati oya, Imana yari izi yuko umunsi mwariye kuri izi mbuto muzahindurwa mukamera nk'Imana, nyuma yaho mukamenya ikibi n'icyiza. Umunsi umugore yabwiye ibyo bintu, ngo abonye izo mbuto abona ngo ni nziza n'iz'igikundiro, kandi mbere yarazibonaga ariko kubwirwa uko nguko ngo abona ni nziza, za mbuto ni nziza noneho n'iz'igikundiro, yasoroma akaryaho. Dore uko Satani ajya yataka abantu mu nzozi, akakuzanira umwanda mu buryo bwa kirozi, akakuzanira inyama mu buryo bwa kirozi, ukabona n'inyama, ukazajya ubona n'inyama, kumva uri kurya umwanda, kumva uri kurya inyama z'abantu. Akazana inyama mu isi y'umwuka mu nzozi zawe, akakwereka ko ari inyama z'ihene, akakwereka ko ari inkoko, ariko mu isi y'umwuka uri kurya
inyama z'ibitambo byatambiwe ubwami bw'umwijima. Noneho muri kwa kurya sasa, kwa kundi uriye mu buryo bw'umwuka, ni ukuvuga ngo ubugingo bwawe burariye, kuko iyo umuntu aryamye ntabwo ari umubiri, umubiri ni uba uryamye. Noneho rero iyo uri kurya si umubiri wawe urya, ni umuntu w'imbere urya, kuko Satani azi neza yuko wowe w'imbere ni wowe ufite icyo uvuze. Azi rya jambo Yesu yavuze ngo umwuka niwo utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Kwa kuryama kwawe no gusinzira kwawe, umubiri washyizweyo, umubiri wasinziriye, ntufite ubwenge bw'ibyakubaho. Mu isi y'umwuka hakaza umurozi akagutamika, ukibona urimo urarya inyama ariko si inyama, ukibona uri kurya igitoki, ukibona uri kurya bya bindi byose natangiye mvuga. Kwa kurya kwawe kumbe ni umutego watezwe mu isi y'umwuka. Uraza kwimurwa, uraza gukurwa mu mugisha w'Imana, urakurwa mu mahoro y'Imana. Indwara ziratangira kukwinjirana bya hato na hato, ubunebwe bwinjire, ubute bwinjire, utangire kurwara indwara za hato na hato, turi mibi, apeti igende yo kurya ibyo kurya bisanzwe bya bindi biva mu gitaka. Ubundi umubiri w'umuntu utungwa n'ikintu cyose n'ibintu biva mu gitaka, n'ibimera bikurwa mu gitaka cyangwa n'ikintu cyose cyavuye mu gitaka. Noneho rero sasa mu mwuka wowe uriye ibintu bitava mu gitaka, kuko hagaburiwe wowe mu mwuka, wowe w'imbere uragaburiwe. Ariko ibyo ugaburiwe ni ibyatambiwe abadayimoni, ni ibyatambiwe imbaraga z'umwijima, ni igaburo rya Satani, ni igaburo rya kirozi. Iryo ni ryo uhawe mu mwuka. Mu guhabwa mu mwuka rya gaburo rero, uhita uba connected n'isi y'umwijima, uhita uba connected n'imbaraga z'ikuzimu, imyuka y'ikuzimu. Uhita uhuzwa nayo. Wahuzwa n'aya myuka y'ikuzimu ikakugiraho access, ikakugiraho uburenganzira, ikakugiraho ubutware, ikakugiraho ubushobozi bwo kugukoroniza, bwo kukurwanya. Kandi hari uburyo bubiri. Kwa kurya kwawe hari igihe imyuka yinjira direct mu buzima bwawe, igahita yinjira mu buzima bwawe, igacengera mu gice cy'ubugingo, ugasanga irimo iradomina imitekerereze yawe, igatangira kudomina amahitamo yawe. Ariho ubona umwana w'umuntu ahantu yakakwiriye gufata ibyemezo bimunanira gufata icyemezo, ahantu ubona umwana w'umuntu amahitamo yiwe igihe cyose aba mabi, agazajya ahitamo ibimwica, ibimujyana mu rupfu, kuko amahitamo yiwe aragengwa, arakontororwa. Ntafite ubushobozi bwo ku giti cye bwo kwihitiramo icyiza n'ikibi. Icyo yita ko ari cyiza ni kibi, icyo yita ko ari kibi ugasanga nicyo cyiza, kuko hari imbaraga zikontorora amarangamutima ye zinjiye mu gice cy'ubugingo, zimwinjirana mu kurya kwe, zimwinjirana mu gusamura. Warasamuye, usamura umusamuro w'ikuzimu bateguye mu nzozi zawe, cyangwa se usamura umusamuro wateguwe n'umwana w'umuntu usanzwe, kuko ushobora kujya no gusura umuntu urugo ugiyemo utazi ibigirwamana byabo baramya. Ushobora kujya muri resitora ukajya kurya utazi nyiri iyo resitora akorana n'izihe mbaraga, akorana n'iyihe myuka. Noneho bitewe n'imyuka akorana nayo, kwa kundi yahishije akamurikira abadayimoni bya biryo, akamurikira imbaraga z'ikuzimu ibiryo. Abaza kurya kuri iyo ndyo bose, bayoboka iyo resitora bose bakarya ibyo biryo, mu isi y'umwuka barahita baba connected n'imbaraga za wa muntu nyiri resitora yizereramo. Niyo mpamvu ku muntu wese wizera, wamaze kumenya isi y'umwuka n'imikorere yayo, kizira kikaziririzwa kuryagagura aho abonye. Iyo bibaye ngombwa kwarya, ndavuga mu buryo bw'umubiri atari mu nzozi, iyo bibaye ngombwa kwarya ntacyo agomba kurenza umunwa we,
atabanje kugisengera, kuko Yesu ubwe ku giti cye twebwe abamwemeye tukizera izina rye yaduhaye ubutware, aduha ubushobozi, atubwira ibimenyetso bizagendana natwe. Avuga yuko niturya ibyica cyangwa tukanywa ibyica ntacyo bizagira icyo bidutwara. Impamvu yabyo ntacyo bizagira icyo bidutwara ni uko tubanza kubisengera. Ariko reka nkosoraho, utazajya kurya ibiryo birimo uburozi ngo ubizi ngo ntacyo byagutwara. Ni bya bindi warya utazi batongereye barekuyemo izo mbaraga, ariko wowe mbere y'uko ibyo kurya, mbere y'uko ubirenza umunwa wawe, ukabanza ukabisengera, ukabihumanuza amaraso ya Yesu Kristo. Urumva rero kurya kwa mbere kwatumye umuntu wa mbere yisanga mu buzima bwo kwambara ubusa, yidodera uducocero kugira ngo abone icyo kwambara. Kurya kwawe ko mu buryo bw'umwuka gushobora gutuma wisanga wambitswe ubusa mu buryo bw'umwuka, ukuweho inyenyeri zose, ukuweho za mpano z'Imana, ukuweho wa mugisha w'Imana, ugasanga nta kintu usigaranye. Abadayimoni bafite tekinike nyinshi zo kuba warya bakinjirira mu byo wariye bakakwiba umugisha w'Imana, ugasigara wambaye ubusa ntawo ufite. Bakakwiba ubwiza bw'Imana bukakuyoyokaho, ugasigara wambaye ubusa uri vide. Bashobora kukwiba ubwenge mu kurya, bashobora kukwiba amahitamo meza, ukananirwa kuzajya winanirirwa rwose kwifatira ibyemezo no kwifatira amahitamo. Ugasanga urimo urayoborwa n'abandi, nibo baguhitiramo, nibo bakubwira iki. Ugasanga mbega mu mwuka ntugira ububasha bwo kwihitiramo bwawe igikwiye, ntugira ubushobozi bwo kwirebera imbere hawe, kuko mu mwuka kwa kurya kwawe gushobora kugira gute, kugutwara amaso imbere, gushobora kugutwara amaso y'imbere y'umutima, ku buryo udashobora kumenya ngo iki ndamutse ngikoze mu myaka runaka kizaneza ingaruka. Ugasanga nyine ntubona imbere, ntubona ibikuza imbere byose, urabibona ko ari byiza, nyamara hari ibitambuka imbere yawe bisa nk'ibishashagirana bigaragara nka zahabu, nyamara atari zahabu, byihishe mu rupfu rw'ubuzima bwawe. Mu kurya rero ni danje. Kurya kwateje ikibazo kw'abantu ba mbere mu isi, kubakubita hasi, kubambika ubusa, biremera ibicocero, gutuma birukanwa mu ngobyi ya Edeni. Ndimo ndavuga rero kurya kwa none, kw'iki gihe cya none mu mwuka gushobora gutuma wisanga, nongere mbisubiremo, wambuye inyenyeri zawe zose, wibwe umugisha wawe wose, bitewe n'ibyo wohereje mu mubiri wawe, uburyo byateguwe mu mwuka. Hari abategura ibyo kurya mu buryo bw'umubiri bisanzwe, ariko bakanabitegura mu mwuka, ku buryo ababijya bwose bahuza n'isi y'umwuka runaka. Noneho ya si y'umwuka runaka ikabagiraho access, ikabagiraho ububasha, ikazajya ibanesha, ikazajya ibatsinda itakagombye kubatsinda. Reka kuryagagura. Ngaruka rero mu kuryagagura mu buryo bw'inzozi, mu buryo bw'igihe umuntu aba ashyizwe yasinziriye, mu buryo igihe umuntu aba ashyizweyo asinziriye, ikuzimu bareba bakavuga bati isi y'umwuka mu gice cya Satani, bakavuga ati wa muntu arasinziriye, tuzi ko agira amerwe y'inyama, nitumushira inyama arahita azirya. Tuzi yuko agira amerwe ya byeri y'ibyo kunywa runaka, nitumushira ibyo kurya, ibyo kunywa aranywa. Kwa kundi rero sasa wowe mu mwuka, umuroza kaza mu mwuka, ariko bateguye, bamaze guprepara igaburo rya kirozi, bamaze guprepara, bafashe inyama z'abantu, cyangwa bafashe abadayimoni ubwabo bashobora kwihindura inyama, imyuka mibi ishobora kwihindura inyama, nk'uko ubona Satani ni mu ngobyi ya Edeni yihinduye inzoka,
akambara umubiri w'inzoka. Niko abadayimoni bahinduka inyama mu nzozi bakakwindiramo, ukarya inyama uzinguriye inyama, kumbe ni amashitani yinjiye mu nda. Abadayimoni bashobora kwihindura isombe mu isi y'umwuka, muri cya gihe usinziriye imyuka mibi ikigira isombe, ugabona urimo urarya isombe, kumbe isombe urimo urinjiza ibidayimoni, urimo urinjiza umwanda wa tuwarete, cyangwa se bakazana umwanda wa tuwarete neza, wa mwanda wo muri tuwarete bawutongereye ugahinduka isombe. Noneho kuko usinziriye nyine, kandi wowe w'imbere wenda usa nk'uhumye, udafite ubwo bumenyi, udafite uko guhumuka, bakakuzanira none wa mwanda wa tuwarete bakawugutamika, ukawutamira uzi kuri kurya isombe. Niyo mpamvu bamwe muri mwebwe mujya murota mwariye, mugasanga mu nda, mukabyuka mu nda habarya, mukumva mu nda ni nk'aho harimo amacupa, kumva mu nda ni nk'aho harimo ibintu bimeze nk'ibiti, kumva mu nda watumbye. Umuntu nyine akabyuka inda yatumbye, yabyimbye, undi akabyuka yumva afite isesemi, bandi bakabyuka bumva batura amangati, bandi bakabyuka bafite ibiyungurira, bandi bakabyuka bumva bacitse intege, nta rutege bafite, bandi bakumva ntibashaka kuva mu buriri. Ni nk'aho nyine, kubera iki? Hari imbaraga z'abadayimoni zihinduye ibyo ngibyo waraye uriye, zinjira mu bugingo bwawe, zirasesera no mu mubiri wawe. Ukeneye deliverance mu izina rya Yesu Kristo, kuko muri icyo gihe mu isi y'umwuka uhita womatanishwa na yasi y'abadayimoni, cyangwa se na kuzimu. Jambo rirambwira ngo nuko mbona ifarashi y'umukara n'uyicayeho yitwa Rupfu, ngo kuzimira mukurikira. Dayimoni ziva kuzimu, ariko zikaza ikuzimu, zikaza mu hano mu isi ifite imibiri, zigakurura ubugingo bw'abantu, zigakurura umuntu w'imbere, zigahita zimukonekita na kuzimu. Noneho ukaba hano mu isi mu buryo bw'umubiri, uri umuntu kandi pe nta n'ikibazo, ariko mu isi y'umwuka, mu gice cya kuzimu igukontorora, ikuzimu bagufiteho ubutware, ikuzimu bagufiteho ubushobozi, kuko wasangiye nabo, wariye ibyabo mu buryo bw'umwuka. Umaze kurya ibyabo ntiwakwitandukanya nabyo, bikugiraho ingaruka. Rero ugasanga noneho urimo uraca mu ntambara z'umwuka, ariko intambara z'umwuka zifite icyo zishingiyeho, zifite impamvu. Noneho niba hatavuyeho ya mpamvu, ya myuka kugira ngo igucikeho, ni urugamba, ni uruntambara, kuko hari impamvu ikugendaho. Iyo myuka ndayitegeka kuguhunga mu izina rya Yesu, no gutandukana n'ibyo yakugaburiye mu mbaraga z'umwuka wera. Nongeye kwatura ngo umwuka wera manuke, agutunarike, yinjire mu nda yawe mu buryo bw'umwuka, agusoremo ibyo wariye, ibyo umaze iminsi byose urya bya kirozi, ibyo urya biciye mu nzozi, ibyo waririye mu maresitora byahumanyijwe, ibyo waririye mu ngo z'ahantu hatandukanye. Imbaraga z'Imana zikubohore, ziguhanduremo mu izina rya Yesu, zikuvanemo imyanda yose wagaburiwe mu buryo bwa kirozi no mu buryo bw'umwuka mu izina rya Yesu Kristo. Reka nsome hano muri Matayo igice cya 4, urebe ukuntu noneho nyuma y'uko Satani, kuko arazi yuko yoheje Adamu na Eva akabambika ubusa biciye mu kurya, yibwiye ko na Yesu yari kumutegera kwiga ku kurya, asanga Yesu ni wundi. Mu gice cya 4 cya Matayo, ngaho tega amatwi wumve. Ngo maze Yesu, umurongo wa 1, ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi, amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Urumva Satani hano yuko yarezi yuko yashutse Adamu, yamushutse Eva na Adamu, abantu ba mbere dukomokaho twese, inyoko muntu iturukaho.
kugira ngo bagwe, kugira ngo birukanwe, kugira ngo bavanwe mu ngobyi ya Edeni, kugira ngo imiruho, ibibazo byinjire mu buzima bwabo, byaciye mu kurya. Ubwo rero Satani nanone acyataka Yesu Kristo, bwa mbere arazi yuko ashobora kumugushiriza mu kurya, araza ngo aramwegera amubwira ngo niba uri umwana w'Imana, ngaya aya mabuye yahindura umutsima. Yesu hano abwira Satani iti handitswe yuko umuntu adatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Aya magambo ava mu kanwa k'Imana atunga iki mu mwana w'umuntu? Amagambo ava mu kanwa k'Imana atunga umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere atungwa n'ijambo ry'Imana. Uw'inyuma niwe utungwa n'imitsima, ariko uw'imbere atungwa n'ijambo ry'Imana. Noneho rero sasa ari we muntu nyakuri. Umuntu nyakuri si umubiri, umuntu nyakuri ni umwuka, ari we muntu nyakuri. Noneho uwo muntu nyakuri w'umwuka w'ubugingo atungwa n'amagambo ava ku Mana, ava mu kanwa k'Imana. So noneho iyo usinziriye ukaryama, ese harya umubiri niwo urya? Ese kuko igihe uba uri kurya ni umubiri wawe uba urimo urarya? Ntabwo ariko bimeze. Ni wowe w'imbere wibona uri kurya, kandi wowe w'imbere wakagombye gutungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Niba rero ugaburiwe ibiryo, wowe muntu w'imbere usinzira ubugingo bwawe bukarya, ni ukuvuga ngo buriye urupfu, buriye ibyago, buriye amakuba, buriye abadayimoni, buriye imyuka mibi. Noneho ibyo uriye byinjiye muri we mw'imbere mu buryo bw'umwuka. Nibura nturiye n'ibiryo by'umubiri bifatika bigaragara, ahubwo uriye ibitagaragara mu gihe wari usinziriye bitaboneka, ariko bigaburiwe wowe w'imbere utaboneka. Ibyo bigaburiwe wowe w'imbere utaboneka byinjiye kugira ngo byambure wowe w'imbere ububasha bwose n'ubushobozi bwose n'imigisha yose wahawe mu mwuka iri muri wowe mw'imbere. Ntabwo umugisha ari ibifatika, ari ibintu tubona, ahubwo biriya bintu tubona bishobora kwitwa imbuto z'imigisha, ariko si uwo mugisha. Noneho sasa urariye muri uko kurya, uribwa umugisha, urakurwaho igikundiro mu buryo bw'umwuka, urakurwamo umuhate, urakurwamo ishyaka, urakurwamo umurava, urasigwamo ubute, urasigwamo ubunebwe, urakurwamo ubushobozi bwo guhitamo neza, urasigarana amahitamo mabi. Uraza kwisanga utakigenga mu kwihitiramo kwawe. Uraza kwisanga utagifite umudendezo wo kumenya aho uganisha intekerezo zawe. Hari benshi utangira gusenga ukumva igitekerezo cy'ubunaka kiraje, kuko uri munsi y'ubundi butware bukontorora ibitekerezo byawe. Uri munsi y'ubundi butware bukontorora amarangamutima yawe. Urishimira icyo utakagombye kwishimira, ukanezererwa icyo utakagombye kunezerwa, kuko amarangamutima yawe ari munsi y'ubundi butware. Ariko si ubwo butware bwakwinjiranye gute? Bamwe bubinjirira biciye mu kurya mu buryo bw'inzozi, bukabinjirira biciye mu kurya mu biryo byaterekerewe abadayimoni. Twabonye ko mu Bakorinto Imana yabuzaga kurya ibiryo byaterekerewe, ikagaragaza yuko iyo uriye ibiryo byaterekewe uba usangiye n'imyuka mibi, uba usangiye n'abadayimoni. None Imana ikabaho, sinshaka ko musangira n'abadayimoni, sinshaka ko murya ku byaterekerewemo, ku byatambiwe izindi mana, ku byatambiwe amashitani, ku byatambiwe imizimu, ku byatambiwe abakurambere. Mwebwe kano kanya hari abantu bari guca mu bibazo bihuye no kuba baragiye barya ku nyama z'intonurano, izabaga zaterekerewe abakurambere, banyweye amata babaga baterekereye abadayimoni. Gasanga hari ahantu umubyeyi yajyanye icyansi cy'amata ahantu gutya mu nguni, akabanza akabwira abakurambere kugira ngo baze banywe, akabambaza
akaza kubwira abana nabo ngo banywe, kumbe ko kwa kundi ba bana banywe kwa ya mata yaterekewe ahantu runaka, abana basangiye n'abadayimoni, baragishwa, abadayimoni bashyizwe mu maboko y'abadayimoni, babaye umwe n'abadayimoni. Ugasanga bagiye ku mupfumu, umupfumu arabaze, mubazi inka, mubazi ihene gutyo, muri uko kubaga ihene n'inka gutyo umupfumu arabaze, murariye. Umupfumu kandi abanje kuyihamagariraho abakurambere ngo bazamuke, noneho mukarya namwe kwa ya hene cyangwa kwa za nyama zateguriwe aho ngaho mu nzu z'abapfumu. Usange n'imbaraga z'abadayimoni, wihuje n'ikuzimu. Kuzimu irakugiraho kontrole, ya myuka mibi ituruka ikuzimu noneho sasa iratangira kugutoteza no kugukubita ku manywa na nijoro. Imyuka mubi kukubita nta kundi, ni ugukubita amakirize, ni ugukubita indwara, ni ugukubita ibyago n'amafu, nuko ni gukubita, ni ukukwangisha abantu bakakwanga nta mpamvu, ugasanga ubaye ruharwa kandi uri umwana mwiza ntaki, kubera wahujwe n'izo mbaraga, uhuzwa n'iyo myuka mibi. Reka ngarukira ahangaha, itondere kurya kwawe, kwa kuriya ko mu nzozi na kwa kuriya ko kuryagagura ko hanze. Imana y'amahoro ikubohore, imbaraga z'umwami Yesu zikuzeho mu izina rya Yesu. Niki wakora rero waraciye muri ibyo bintu, wabonye ibyo bintu byose, wariye ugomba gushaka deliverance, ugomba gushaka deliverance ku muntu wamaze kuyicamo. Hari amasengesho ubwe yikorera ku giti, hari isengesho wikorera ukibohora, ariko warabanje guca muri deliverance yibanze, warayikorewe, uba ugomba guca. Noneho nawe ibyo byakubayeho uba ugomba kwisengera, noneho nawe ukiderivura ubwawe. Imana y'amahoro iguhe umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Ndakwaturaho imbaraga z'Imana kugira ngo zigutandukanye na buri gaburo ry'abazimu ryose, na buri byo kurya by'abadayimoni, imyuka yinjiriye mu buzima bwawe, yinjiriye mu byo wariye no mu byo wanyoye, ndayitegetse kugira ngo yose yikusanye ive mu nda yawe mu izina ry'Yesu, boroge soke ive mu mubiri wawe mu izina ry'Yesu. Imbaraga z'umwami Yesu zikubohore, ibyo wanyazwe bikugarukire mu izina ry'Yesu. Imana yongere kukuremera umwambaro mu buryo bw'umwuka, kwambike. Wari wambaye ubusa, umubiri wawe nta protection ufite, myuka mibi gutoteza, ndagusabira protection kano kanya mu izina ry'Yesu. So mu mbaraga z'umwuka wera, igitinyiro c'Imana n'ubudahangarwa bituruka mu ijuru bikugaragareho mu izina ry'Yesu wapfuye akazuka. Amen, amen, amen. Imana iguhe umugisha. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Shalom, shalom. Ntugende rero udakanze subscribe niba ufashijwe, kandi usangize abandi bantu, inshuti zawe, mu magurupe, ku mari status yanyu, mushyireho iki cyigisho kigere kuri benshi babashe kubohoka, babohowe n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu, batabohowe n'imiti yo mu bapfumu. Twababwiye yuko imyuka mibi itirukanwa n'imiti yo mu bapfumu, yirukanwa n'izina rya Yesu Kristo gusa. Shalom, shalom, muhugubwe neza muri byose.